Mwiriwe mwese. Ubu ngubu rero icyari kiduteranyije aha ngaha twari ugutabara umuryango wa Kanyandekwe, none umusaza n'umugore we bigendeye. Ubu rero igisigaye ni uyu mwana n'ubundi nari mukuru w'uwo Kanyandekwe. Uyu mwana n'ubundi ni uwacu, ndishingira kumurera, akaza mu muryango tukamurera nk'uwacu. Ndumva ari iryo jambo nyamukuru twasorezaho. Ahasigaye kanze tubarebera icyo kunywa kandi mukomeze mumwihanganishe. Uyu mwana agize ibyago akiri mutoya. Kumva nkumbesheri wangera maze iminsi tudahura, ndamukumbuye kamuhamagariye wenda tuvugeho ijambo rimwe ku rukundo rwacu. Se telefone ye irihora, se mfite amayinite n'amarezo, yaba ari ahantu bagurira amarezo nari kubangura amarezo pe. Iyi telefone yanjye nayo iransebye, aho kamuhamagarira acamo. Sheri umeze ute se? Ndagukumbuye byatari. Twahuye se? Ngwino duhure kuri cya giti nyine, hari akantu nshaka kukubwira keza. Nta kibazo banguka kuko ndagukeneye. Ndagukumbuye kugira ngo se. Nari. Ngaho banguka. Sawa. Ibyo mu gikoni. Urenge mu gikoni. Ese kujyana agataha izikero nyewe ukara kugira ngo uzare tutabe. Ugiye gushaka umugore. Nushaka amene twakuzanga. Tese wabuzanga. Ese bro, ubundi wowe urantera itabi hafi nurangiza unkure muri rinete natwe. Reka twumvikane bro. Untereye itabi none unkuye muri rinete. None ndakura ngo se twumvikane. Twumvikane nawe. None ngo ngeze. Umeze neza wowe uburangushije. Gute kandi tabi kwi. Ariko gica gute bro. Tabi ntago se kayica. Yica twe. Yarukorera amazi yabaye. Amazi yabaye kabigenze gute. Shaka umugore rero. Shaka umugore. Uzari kitabi. Zakirire karuye. Tabese. Uko sibuko ko ndageka gatabi ko nakanwaga nkimugira kuri koko. Itabi giwe rero nta kiza gita. Wakiwa. Ese kimwe kira katarahagera. Bamutegereze. Ubuye neza rwose nari yikumbuye. Shawaye mwiza cyane nawe werukira. None wese ngukunda cyane kurusha uko nagukunda. Nanjye najyaga ndeba muri kaminuza nkabona nyine ndi kugenda, ariko urabibona nawe. Abantu bamaze iminsi bambwira ngo narananutse kubera ko nakubuze, ariko ubwo nkubonye urabona nadahise mbyibaza. Ndabona wuzuye umupira. Byatari urega ndagukunda. Nanjye no uzi urwo ngukunda bizansaza ahubwo ntukanywe ku musozi. Ahubwo ni kugira ngo tukazareba uko tubana.
ryari ubundi abiteganya wenda nko muri uku kwezi kuri imbere kuko nyine muri uku kwezi kuri imbere tuzajya mu rukiko wenda tuzajye tuburana nyine wenda nko mu kwa kane. kurya kwese si cyo ubitekereza nabitekera hakuze ukuntu ngukunda sheri ese kumva mbona utanyegera urabona koko nyine kugira ngo mwegere basiga gutya n'ubundi kuri uwanjye wenda gutya wenda ariko nabyo ntabwo bihagije ariko nta kibazo ikindi ni iki ubwo hari ikintu ushaka kukubwira mwana sheri ni igice bwongozi ako wampaye sheri uvuze wampaye wenda rimwe wenda iki cyane mfite ubwo wampaye n'ubundi ko tuzabana wampaye wenda ukamara imwe bisubizeho urekuye oya ariko nta kibazo sheri ariko ntukagire ikibazo hoya ntago bibaho ntago bibaho sheri wampaye wenda aho hoba wibeshye cyane humura nta kibazo oya ntago bibaho tuzabana navuze ngo ntago bibaho utangiye kumbwira nabi koko sheri ntabikubwira se ubwo urumva ibyo ngibyo ari ibintu uri kumbwira nta kibazo hari ikintu bitwaye se n'ubundi ko dukundana hoya ibyo ntago bibaho ahubwo se twareba n'ahantu twitunga hano nta kibazo hoya ibyo wambwira byose rwose reka ntago bibaho wampaye ariko ahubwo koko niba unkunda reka dutegereze cyagiye nta kibazo nyine ubwo nimba unyimye nta kundi nyine sawa nyine ariko umenye ko nahanye agahinda hoya akora amakaniye koko nakubwiye ngo ibyo ntibyavamo shayima rwose cyane umva ngana ariko wampaye niba ari n'ibyo ngibyo ushaka kuzana reka nigendere ndekuze ndekuvana izo ntoki zawe kaga karongora indushyi koko ukuntu ari mwiza nta kundi nyine ubwo nyine uneye ese nzongera kumugarura bigenze gute koko nta kundi ariko ubusa wandi niba zamuntwara ariko nzagerageza nta kundi nyine